Ububyutse muri twebwe amahanga bimenye utwuzuza umwuka wera duhabwa indimi nshya umuriro utembere muri twebwe kandi ububyutse n'itorero ububyutse muri twebwe amahanga bimenye utwuzuza umwuka wera duhabwa indimi nshya umuriro utembere muri twebwe kandi ububyutse n'itorero ububyutse muri twebwe amanga bimenye umwuka wera guhabwa umuriro utembe muri jyewe karuru ububyutse mu itorero. Haleluya. Ndabasuhuje mwese bene data abo dusangiye amaraso y'umucunguzi wacu Yesu Kristo, abo bitwa bene data, abo dusangiye data wa twese, abo bitwa abana b'Imana, abo bahinduwe abana b'Imana ku bwa Yesu Kristo waduhuje na se akatwinjiza mu rugo. Ndasuhuza n'abandi nabo bashobora gufatwa ako kanya nabo bakagibwaho n'uwo mugisha wo kuba abana b'Imana. Ubwo ni hari uzahita kuri iyi shene ububyutse muri Afurika hagati, yazahanyura kuko ni shene iri kuri YouTube, ariko mu by'ukuri haratumirwa abafite icyo babwiwe n'Imana ku birebana n'ububyutse mu biyaga bigari. Abo ngabo bafite icyo bavuganye n'Imana, abo ngabo bafite ibanga. Niyo mpamvu rwose nsaba abakunzi b'umusaraba kutajya banyandikira cyangwa banyohereza amaudio afite ibindi avuga. Nukuri muzaba mungiriye neza. Ufite icyo yavuganye n'Imana ku byerekeranye n'ububyutse, ufite icyo yavuganye n'Imana ku byerekeranye n'impinduka cyangwa ibishya bigiye kubera mu biyaga bigari, ari nabyo bizakwira isi yose, ufite ayo makuru rwose uwo ngo afite uburenganzira bwo kubimbwiraho mu buryo bwa bugufi. Rero aho ngaho niho nari ntangiriye. Ikindi ndimo kubatumira kubatangariza irindi tangazo ni ryuko ababana natwe ku ntebe y'ubuntu buri cyumweru saa 3 z'ijoro, link bakoreshaga yarahindutse, inshya murayisanga hano kuri iyi shene y'ububyutse no ku shene isanzwe y'imbuzi iriya isanzwe, niho muri busange iyo link y'intebe y'ubuntu. Iyo link abantu bakoresha binjira kugira ngo baterane n'abandi ku cyumweru saa 3 z'ijoro. Link yarahindutse, iyo muri busangeho ni nshya. Link yarahindutse, iyo muzinjiriraho ku ntebe y'ubuntu ni nshya. Iri tangazo rirajya ku mashene yombi, kuri ishene y'ububyutse na shene isanzwe. Link y'intebe y'ubuntu yahindutse, iyo musangaho ni nshya, ariyo muzinjiriraho ku cyumweru, kuko muzi ko intebe y'ubuntu duterana buri cyumweru saa 3. Rero ubu butumire no kubatumira ko nanone uyu munsi tariki ya 8 dufite amasengesho y'ububyutse, gusengera ububyutse. Murabizi ko iyi ngiyi ari inshuro ya 4 tugiye gukora. Haleluya. Muzi ko twatangiye kuri
18 wari umunsi wa mbere 18 kuri 18 z'ukwa munani wari umunsi wa mbere. Hanyuma turakomeza uwa gatanu wakurikiyeho wari 25 z'ukwa munani wari umunsi wa kabiri. Turakomeza uwa gatanu wakurikiyeho wari tariki ya mbere z'ukwa 9 ariyo duheruka. Ubu rero uyu munsi tariki ya munani kuri uwa gatanu n'ubundi turaterana turasengana. Gahunda iri saa 4 nk'uko bisanzwe. Saa 4 n'ukuri. Yemwe abafite icyo babwiwe, yemwe bene data buri wese ubitse ibanga. Uyu munsi ni ngombwa ko uhaba, ni ngombwa ko tubana live. Ndakwinginze ukora uko ushoboye, ni ukuri, kuko hari icyo Imana yaguteganirije, ni ukuri. Kandi rero ndararika buri wese wumva hari icyo avugana n'Imana, cyane wumva afite umutwaro w'ububyutse bwa twinjiyemo, nge nabwinjiyemo byararangiye. Uwumva hari ikintu kirimo kumuhata, ni ukuri nawe ndagutumiye. Ufite icyo yabwiwe, n'uwumva bifitiye umutwaro, voilà. N'uwumva afite umutwaro w'ibyo ngibyo, n'uwumva ahetse, n'uwumva aremerewe, n'uwumva ari kubisi, uwo ngo waratumiwe. Uyu munsi saa 4 turabana n'umwuka wera pe mu mbaraga ze nyinshi. Yesu aduhana umugisha rero. Wenda nasubiramo kugira ngo byumvikane neza. Kuri izi shene zombi, kuri ishene y'ububyutse na shene isanzwe y'imbuzi, murasangaho link nshya ibinjiza ku ntebe y'ubuntu mu masengesho tugira, mu materaniro tugira ku ntebe y'ubuntu, amateraniro tugira buri cyumweru saa 3. Murasangaho link nshya kuko iyo ubushize ntabwo ikiriho. Hanyuma n'uyu munsi kandi nkaba mbatumira mu masengesho y'ububyutse yo gusengera ububyutse turimo twinjiyemo, ariko burimo kugenda bushyuha koko. Yesu rero aduhana umugisha. Na saa 4 z'ijoro ni byiza ko tubana live. Hari impamvu yabyo, hari icyo biba bimaze. Ni byiza bifite inyungu kuba live, bifite inyungu kurusha kuzabyumva nyuma, kurusha kuzajyaho nyuma. Yesu rero aduhana umugisha. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Ndashima Imana cyane mu buryo bukomeye. Ndashima Imana kubw'imirimo yayo itangaje. Ndashimira Imana ko irimo kugaragara ko ari Imana, ikagaragaza abayo, abatari abayo nabo irimo irabajonjora, ivanaho ijugunya muri ibyo ngibyo bo bashaka, irimo irabajugunya aho bashaka. Kandi nibyo byiza koko, aho kugira ngo umuntu apfe Imana ipfe n'umuntu kandi hari ibyo yishakira, yabimurekeye se ahubwo ikanamufasha kubijyamo neza. Yes rero ariko twebwe wa mugani wa Yosuwa, twebwe abakeneye kubona Imana ikora ihereye mu biyaga bigari, ihereye muri Afurika hagati, mu bihugu byacu dukomokamo, twebwe turimo guha agaciro icyo kintu. Imana natwe iduha agaciro kandi izakomeza kukaduha. Yesu Kristo rero ni umwami wacu. N'ubu ngubu wamwakira nk'umwami n'umukiza, n'ubu ngubu wamwizera rwose, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Va kuri babandi bavuga ngo hari izindi nzira bafite umwami w'isi bakorera ari we Satani. Yesu niwe nzira, akabukura akabubugingo. Kumwizera biroroshye, uramwakira mu bugingo bwawe akakubera umwami n'umukiza. Rero naha nijoro saa 4 kuba Burundi, isaha y'Uburundi n'u Rwanda n'Uburayi turacyahuje isaha, ariko mu mpera z'uku kwezi bishobora kuzahinduka mu mpera zo gutaha. Ariko ubu turacyahuje Rwanda, Burundi n'Uburayi. Ni saa 4, mu Bwongereza niho ari saa 3. Hanyuma Canada na Amerika nukongeraho cyangwa ugakuraho amasaha 6. Yesu aduhana umugisha. Nibyo byishimo rwose, n'umunezero kumva Imana irimo gukorera mu bantu bayo. Haleluya. Hanyuma abatayishaka nabo nyine ntibashake, gwikunda abayikunda, abayishaka n'umwete barayibona. Bivuga ngo yanga abayanga, ayiwe abatayishaka n'umwete ntayo babona. Mu yandi magambo, oh mon Dieu.
abo rero batayishaka irimo kuborohereza vuba vuba rwose ikabaroha muri ibyo ngibyo bashaka. Yesu yenda gushaka cyane, ndagushaka by'ibisasi, ndagushaka n'umutima wose n'imbaraga zose n'ubwenge bwose. Ndagukeneye kuruta igihe cyose nagukenereye Imana. Yesu aduhana umugisha rero. Yesu akomeze atwuzuza amahoro ye. Haleluya. Amahoro yatarondoreka. Cyubahiro nike kandi iteka ryose nta numwe ushobora kukimwambura.